Rwanda wants to become a high-income economy by the year 2050. Mu gihe yose ihangayikishijwe n'intambara, ibihano n'intambara y'ubutita hagati y'ibihugu bikomeye, hari igihugu gito icyo muri Afurika kiri gukora move igitera intambwe ikomeye ishobora guhindura geopolitike y'akarere kose. U Rwanda, igihugu kidakora ku nyanja, gifite umutungo kamere muke, ariko gifite ambition cyangwa intego nini ikurusha ibihugu byinshi byo ku mugabane wa Afurika. Kigali irashaka kuba igihugu gikomeye mu ikoranabuhanga no mu bukungu imbere ya 2050. Ariko ikibazo ni iki? Ninde uri gufasha u Rwanda ikubaka aho ejo hazaza? Isa Amerika, ntago ari Ubufaransa, yewe si n'Ubwongereza, ahubwo ni Vladimir Putin. Mu ibanga rikomeye, Moscow na Kigali bimaze hafi imyaka 10 ibyubaka umushinga ushobora guhindura amateka y'u Rwanda kandi mu buryo bwa burundu. Ni umushinga wa nuclear, urugomero rwa mbere rwa nuclear mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko aya masezerano ntabwo ari ayo gucana amatara gusa, hari abavuga ko ari intambwe y'ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda, abandi bakavuga ko yari intangiriro y'ubwishingizi bushya bwa geopolitike bushobora kumara imyaka irenga 50. Kuko igihugu cyinjiye muri nuclear cyangwa mu mishinga y'izi mbaraga ntikigura tekinoloji gusa, kigura ubwigenge, kikagura amasezerano, kandi rimwe na rimwe ikigura n'uruhande kizahagararaho mu ntambara y'isi y'ejo hazaza. Mu gihe Washington iri kwegera Kinshasa, Moscow yo iri kwegera Kigali, kandi hagati muri iyo ntambara y'inyungu z'ibihugu bikomeye, u Rwanda rushobora kuba ruri gukora imwe mu myanzuro ikomeye cyane kurusha iyindi yose rwigeze rufata kuva jenoside yakorerwaga abatutsi yaba mu Rwanda mu 1994. Ese ni iki kiri inyuma y'aya masezerano ya nuclear hagati ya Putin na Kagame? Kuki Uburusiya bushaka cyane u Rwanda? Ese koko nuclear izazana iterambere cyangwa hari ikindi kintu kinini cyane kiri kubakwa abantu batarabona yewe batanazi? Iyi ni inkuru y'ukuntu igihugu gito cyo muri Afurika kiri kwinjira mu mukino ukinwa n'ibihugu bikomeye ku isi, umukino ugoye wa mbere ubaho, ipolitiki. U Rwanda rushaka kubaka igihugu gifite ubukungu bwo ku rwego rwo hejuru bitarenze mu mwaka wa 2050, kandi kugira ngo ibyo bishoboke Kigali iri kwerekeza ku mbaraga za nuclear. Ariko igihugu kiri gufasha u Rwanda kubaka aho ejo hazaza ntabwo ari cyo mu burengerazuba bw'isi, ahubwo ni Uburusiya bwa Vladimir Putin. Ndakwibutsa ko izi mbaraga za nuclear arizo zazanye intambara kuri ubu ngubu iri kujya mbere mu burasirazuba bwo hagati, intambara yasize ikigobe cy'Abarabu, ubwo ndavuga muri biriya bice Iran iherereyemo, yahinduka isibaniro, ibikomoka kuri petrole bigatumbagira mu buryo bukabije, ikiguzi cy'ubuzima nacyo kigahenda hose ku isi kandi icyarimwe. Raporo zigaragaza ko kompanyi ya leta y'Uburusiya ishinzwe ingufu za nuclear Rosatom yamaze kugirana amasezerano akomeye n'u Rwanda yo kubaka urugomero rwa nuclear mu gihugu indani. Uyu mushinga umaze hafi imyaka 10 utegurwa, ariko bucece nta muntu ubizi kuva Memorandum ya mbere yasinyirwa i Moscow mu mwaka wa 2018. Ibihugu byombi ibyagiye bishyiraho amategeko, ubumenyi bwa tekiniki ndetse n'imyigishirize ikenewe. Bivugwa ko uwo mushinga uzibanda ku ikoranabuhanga rya Small Modular Reactors, ikizwi nka SMRS. Ibiteganyijwe ko kandi uru rugomero ruzatangira gukora hagati ya 2030 na 2032. Aya masezerano kandi harimo no kubaka ikigo cy'ubushakashatsi cya siyanse, iki kizasiga kigize u Rwanda inararibonye hose muri Afurika. Icyo kigo kizafasha mu kuvura kanseri, ubushakashatsi buvura ndetse no guteza imbere ubuzima, icyo kimwe n'ubuhinzi. Ariko igitandukanya aya masezerano n'andi mashoramari ni uburyo ashobora gutuma u Rwanda rushingira cyane ku gihugu cy'Uburusiya. Amasezerano ya nuclear ntago aba ari ay'ubucuruzi bwa rimwe gusa,
haba ari umubano w'igihe kirekire ushobora kumara ibisekuru n'ibisekuruza byinshi, kuva ku itanga rya peteroli kugeza ku gusana ibikorwa bitandukanye, guhugura abakozi. Byose bikomeza gushingira ku gihugu cyatanze iryo koranabuhanga. Bivuze ko u Rwanda rushobora gukomeza gushingira ku Burusiya mu myaka iri hagati ya 50 na 80, hafi ikinyejana cyose iri imbere. Ku ruhande rwa Kigali, impamvu irumvikana. Nk'igihugu kidakora ku nyanja kandi gishingira cyane ku mashanyarazi ava mu mazi, kuri gaze metane, energy in nuclear cyangwa izi mbaraga zigiye gukorwa mu Rwanda zishobora gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zikomeye mu ikoranabuhanga, icyo kimwe n'inganda. Ariko ku rundi ruhande, by'umwihariko rwa Moscow, Rosatom nayo ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bya geopolitiki y'Uburusiya, ibitandukanye n'imitwe y'abacancuro ihindagurika. Iyi Rosatom yo ni ikigo cyemewe n'amategeko, gishyigikiwe na leta kandi gifite ibikorwa ku rwego mpuzamahanga, ku buryo bigoye cyane ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byagifatira ibihano. Uburusiya buri mu mishinga hafi 30, ni imishinga y'ingufu z'ibihugu bigera kuri 16 bya Afurika, aho bashaka kongera ibihugu bishaka ubwigenge mu by'ingufu bitagenzurwa n'ibihugu by'uburengerazuba birimo nka Amerika ndetse n'ibindi. Reba iyi karita nkweretse, kuva mu bihugu bya Seychelles mu burengerazuba kugera muri Ethiopia mu burasirazuba, ndetse no kuva muri Egypt mu majyaruguru kugeza muri Zimbabwe na Namibia mu majyepfo. Ibikorwa bya nuclear by'Uburusiya ubu byakwirakwiye ku mugabane wa Afurika. Iki ni kimwe mu bintu bigiye kubabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuvugisha ukuri, iki gihugu kizahita gifata imyanzuro yikakaye inyuma y'ibihano. Igihe aya masezerano ajeho nacyo nicyo gihe gisobanura ibintu byinshi. U Rwanda ruri kwiyegereza kimwe mu nkingi zikomeye za Afurika mu ikoranabuhanga ndetse no guhanga udushya. I Kigali ubu yakiriye inama nyafurika ku guhanga udushya mu mbaraga za nuclear, aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yanenze bikomeye ibihugu byose byo mu burengerazuba. Yagize ati, ubona ibyo bihugu biza hano kwigisha abantu demokarasi n'uburenganzira bwa muntu, ukuboko kumwe bavuga ibyo ngibyo ariko kundi kuboko bagasahura ibyo abaturage batunze. Aya magambo ntiyaturutse aho gusa. Umubano hagati y'u Rwanda n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba wajemo agatotsi kubera uruhare rw'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impuguke zivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Perezida Donald Trump zigenda zishyigikira Kinshasa cyane kubera ubutunzi bwa Repubulika ya Kongo mu mabuye y'agaciro nka cobalt, copper, lithium n'andi mabuye akenewe cyane mu mpinduka z'ingufu ku isi. Mu rwego rwo kurinda umubano wayo na Kinshasa, Washington yanashyize ibihano ku gihugu cy'u Rwanda kubera ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo bwugarijwe n'intambara. I Kigali yasubije iyo pressure se cyangwa icyo gitutu cy'ibihugu byo mu burengerazuba, yongera cyane ubufatanye n'ibindi bihugu, mu gihe u Rwanda rushinja ibihugu byo mu burengerazuba kubashyiriraho ibihano ndetse no kubaha amasomo badakeneye. Uburusiya bwo buzana ibikorwa remezo iby'ikoranabuhanga rihanitse nta yandi mabwiriza se cyangwa mananiza bubanje gushyiraho. Umubano hagati y'Uburusiya n'u Rwanda ni mwiza cyane. Dufitanye ubufatanye mu nzego nyinshi. Rimwe na rimwe dushyirirwaho igitutu, tubwirwa uko tugomba gukora hashingiwe ku byo bita indangagaciro z'ibihugu bimwe. Ariko siko bimeze ku Burusiya, kuko bwo buzana imishinga ifatika itanga umusaruro kandi harimo ukubahana hagati y'impande zombi. Kandi uburyo impande zombi ziri kwihuza muri geopolitiki burasobanutse. Mu gihe Amerika iri kwegera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutungo kamere wayo, Uburusiya buri gushyigikira u Rwanda kugira ngo bugabanye kandi burwanye
iyi Amerika cyo kimwe n'ibindi bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bikomeje kurebera hamwe ikizajya mbere. Mu nama ya Neisa yajyaga mbere mu mujyi wa Kigali, u Rwanda rwahise rugirana ibiganiro n'amasezerano n'ibigo mpuzamahanga byinshi bikomeye mu rwego rwa nucleaire, harimo Rosatom yo mu gihugu cy'Uburusiya, International Atomic Energy Agency, ndetse n'abashoramari b'ibihugu byinshi ndetse n'ibihugu bikomeye baturutse muri Europe, Asia cyo kimwe no muri Afrika. Iyi nama ntiyari conference isanzwe se cyangwa inama isanzwe ihuza abantu ibyo gusa, ahubwo yibwari uburyo bwo kwereka isi ko Afrika idashaka kuba isoko ry'ibikoresho fatizo gusa, ahubwo ishaka no kuba isantre y'ikoranabuhanga rihanitse. Kandi hagati muri iyo viziyo yose ihari ikoranabuhanga rimwe ryari riri gufata umwanzuro. Ikoranabuhanga isi yose yari ihanze amaso, icyitwa Small Modular Reactors SMRS. Aya ni ama-reactors mato ya nucleaire ariko afite ubushobozi bukomeye cyane. Bivugwa ko reactor imwe cyangwa reactor imwe gusa ishobora gutanga hagati ya megawati 300 cyangwa se zirenga. Ibingana n'igice kinini cy'amashanyarazi igihugu gito cya Afrika gikoresha. Kandi advantage se cyangwa ibyiza byayo nuko yubakwa vuba, ahendutse kurusha icyitwa nuclear plant nini izi ziri mu bindi bihugu bitandukanye nka Afrika y'Epfo, kandi ikaba ishobora no gukorera ku magrids mato cyane yo mu Rwanda. Ibi bivuze ko uwo mushinga wazaba urangiye hagati ya 2030 na 2032. U Rwanda rushobora kuba rufite rero imwe muri systeme z'ingufu zigezweho kurusha izindi muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Uyu munsi ibihugu nka South Africa nibyo bifite ubunararibonye bunini mu bijyanye n'ibingibi bya nucleaire muri Afrika yose. Egypt nayo iri kubaka nuclear plant nini cyane ifatanyije n'Uburusiya. Ariko ibyo u Rwanda rushaka gukora biratandukanye yewe na cyane, kuko rwo rushaka kujya muri direct muri ejo hazaza hiterambere icyitwa Smart Modular Reactors. Technology benshi bavuga ko ishobora guhindura isi mu myaka iri imbere, kandi si amashanyarazi gusa. Aya ma-reactors ashobora gufasha mu kuvura kanseri, mu bushakashatsi bwa siyansi, gutunganya ubuhinzi ndetse no gushyigikira AI se cyangwa ubwenge buhangano n'imyubakire yayo yo mu kirere bikenewe hakoreshejwe amashanyarazi menshi cyane. Ni nayo mpamvu bamwe mu basesenguzi bavuga ko Kigali iri gutekereza imyaka 20 cyangwa 30 iri imbere, mu gihe ibindi bihugu byinshi biri guhangana n'ibibazo by'uyu munsi. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane kiri inyuma y'ibi byose. Nuclear deals ese cyangwa diru zizi imbaraga za nucleaire ntabwo aba ari ikontra zisanzwe. Amasezerano y'igihe kirekire y'igihugu ucyemeye tekinoloji ya nucleaire y'ikindi gihugu gikunze no kwemera essence yayo, engine zabyo, amahugurwa yabyo, kubyikorera se cyangwa kuza kubisuzuma ibihoraho, ndetse rimwe na rimwe intumbero aba ari geopolitiki hagati y'ibihugu byombi. Ni nayo mpamvu bamwe bavuga ko aya masezerano hagati ya Kigali na Moscow ashobora gutuma u Rwanda iruguma ku murongo w'Uburusiya imyaka 50 yose cyangwa se 80 iri imbere. Kandi Vladimir Putin ibyarabizi neza. Rero ayo masezerano mashya ya nucleaire hagati ya Kigali na Moscow ntabwo ari ayo gucana amatara gusa nk'uko natangiye mbikubwira. Ihagarariye ihinduka rikomeye muri geopolitike mu gukoresha neza amakimbirane hagati y'u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba. Vladimir Putin yashoboye kwinjiza ikoranabuhanga ry'Uburusiya mu bihugu bya Afrika y'Iburasirazuba bifite intego nini kurusha ibindi mu ikoranabuhanga ry'ingufu. Henda kwibutsa ko iri koranabuhanga naryo rizagira umusaruro ukomeye cyane mu minsi iri imbere. Ntibyakuriye ibihugu byinshi byitabira inama yajyaga mbere mu Rwanda ikubijyanye n'izi mbaraga u Rwanda rugiye guhabwa
nuko bitangira gusinya amasezerano y'amakaramu ashiramo imiti. Hari amasezerano menshi yasinyiwe i Kigali, amasezerano y'ibihugu bitandukanye ndetse n'ibigo bikomakomeye bitandukanye bikorera muri Afurika. Amasezerano byitezweho ko u Rwanda ruzungukiramo byinshi mu gihe iki gikorwa kizaba cyatangiye. Ndabinginze nimwicare. Ni iby'agaciro kubona mugarutse. Murakaza neza. Buri gihe numva nakiriwe neza hano kandi birantangaza kuza muri iki gihe isi irimo. Urabona twabonye ibintu byinshi bihindagurika, ariko ngira ngo ahari nta na rimwe higeze habaho ibintu nk'ibi ngibi isi iri kubamo muri ubu bukungu bw'isi. Ndibaza mwebwe mureba ibintu nk'ibi ngibi by'igihe gito n'iby'igihe kirekire, kandi tuzi ya mvugo ngo muri iki kibazo harimo amahirwe. Hari kandi n'ubushake, ubushobozi Afurika iri kwerekana twari twiteze kubona mbere. None mubona iki muri iki gihe gisaba ku mugabane wa Afurika no ku Rwanda? Murakoze Irene kandi kaze i Kigali. Ariko reka mbonereho umwanya wo kwakira ndetse no gushimira buri muyobozi uri hano, abakuru b'ibihugu, ba visi perezida, ba minisitiri b'intebe, abayobozi bakuru b'inganda zitandukanye. Ndabakiriye i Kigali kandi ndabashimiye cyane kuba mwaritabiriye ubutumire bwacu no kuba muri hano hamwe natwe. Ndashima kandi Amiri n'itsinda rye Jeune Afrique kuba baragize igitekerezo cyo guhuza abantu muri ubu buryo, ibintu bimaze imyaka bakora. Ndashima akazi bakora ndetse n'ibitekerezo Amiri yavuze mbere byasobanuye neza ibyo dukeneye kuvuga, ariko nanone tugomba gukora. Murakoze mwese kuba muri hano, murakoze cyane. None dusubiye ku kibazo, ibibazo bihoraho mu binyejana byinshi, ibintu byinshi, ubucakara, ubukoroni, intambara, ibyorezo n'ibindi byinshi. Ibyo bintu bizahora bibaho. Urebye ni ibihe bihora bisimburana. Ubu turi mu kindi cyiciro gishingiye kuri geopolitike, ariko kuri Afurika ibi bikomeza kutwibutsa umwanya dufite ku isi. Turi hehe muri iyi miterere y'isi? Ati kandi hari abantu benshi batanzemo ibitekerezo kandi dusobanurira neza ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba gutekereza, ariko ntiwakomeza kugumaho gutyo gusa. Tugomba kubyigiraho, tugomba guhindura ibyo dukora ubwacu. Ibikorwa nibyo bigomba kutuyobora mu nzira nziza yo guhangana n'ibi bibazo. Ariko kuri Afurika reka mvuge ko tugomba gukoresha neza inyungu dufite, kandi ni nyinshi cyane. Kuki Afurika ihora isa n'iri mu bibazo? Iyo urebye inyuma ubona aho Afurika yagiye ibura iki cyangwa kiriya, ariko kuki kandi dufite hafi ya byose. Mu rwego rw'ingufu zisubira, Afurika niyo ifite 60% by'ubushobozi bw'izuba ku isi.
iyo urebye rero amabuye y'agaciro y'ingenzi menshi ari kuri uyu mugabane, akoreshwa mu gukora ibintu byinshi nka batiri n'ibindi byinshi cyane. ariko Afurika ifite byinshi muri byo, ikicecekera cyangwa ikabitanga ku giciro gito ku bafite imbaraga kandi bazi icyo bashaka kubikoraho. Ireba umutungo w'abantu, Afurika ifite abantu benshi cyane. Hari ubu cyangwa mu myaka ikiri imbere, Afurika izaba ifite icyo twakwita nka middle class nini kurusha ahandi ku isi. None twagira dute umutungo nk'uyu, hanyuma tugakomeza kwibaza uko twakemura ibibazo biterwa na geopolitike cyangwa ibibazo bibera hirya no hino. Dukeneye gukorera hamwe no kwigira ku cyo dukora, ni ugukora koko. Ibindi byose turabizi, Amiri yavuze mbere byo dutakaza kubera ko tudakora ibintu byinshi. Njye mbona dutakaza byinshi kurusha iyo tudakoze ibyo tugomba gukora. Kandi ni ingingo y'ingenzi cyane, ni igihe cyo gukora ibikorwa. Kandi ngomba kuvuga ko igihe wavugaga iby'ibyorezo, hari ibintu byinshi byabaye nk'ibikorwa byo gukangura abantu. Twabonye impinduka nyinshi, ariko kandi uburyo abayobozi ba Afurika bari kwitwara ku masezerano mabi biri ku meza yabo biratangaje. Zimbabwe, Zambia ndetse na Ghana byavuze toya ku masezerano y'amabuye y'agaciro yari ashingiye ku gusahura umutungo mu rwego rwo guhabwa gahunda z'ubuvugizi cyo kimwe n'ibindi. Kandi mwumvishe ukuri, nzi neza ko benshi muri mwe bari hano muzi ko mwagiye muvuga cyane ku buryo bwo gukoresha igitutu n'iterabwoba byagiye bikoreshwa n'ibihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe Afurika iracyafatwa nk'ahantu abantu baza bagasahura umutungo, ariko abayobozi ba Afurika bari kuvuga bati hoya. Hari kandi iterabwoba ry'ibihano bihora bishyirwa ku bihugu bya Afurika n'ibindi bihugu. Mwe mu Rwanda mwashyiriweho ibihano na Amerika kuva muri Werurwe uyu mwaka kubera ibibazo bya Kongo. Mudusobanurire noneho ko mubyitwaramo kuri iyi geopolitike nshya, aho abantu bamwe bemera ko bafite imbaraga ari we ugena byose. Ni ikibazo mu buryo bumwe, ariko cyatewe n'ikibazo kimwe: Afurika kudakoresha ubushobozi bwayo, amahirwe yayo n'imbaraga z'abaturage bayo. Ibyo byose bisa nk'ibifungiranye hanze, kandi n'uburyo ibihugu bikomeye bifite ikiboko mu ntoki bari gukubita uwo bashaka, bagakubita kugira ngo bamugenzure. Ntibagihisha ibyo bakora, urebye biri gukorwa ku mugaragaro. Ni nk'iki kibazo muvuga kiri mu karere ka Kongo, ndetse n'ibindi bibazo biri mu Rwanda n'ibindi bihugu byo mu karere. Ibihano, icya mbere urebye umuntu akwiriye kwibaza ni ukuvuga ngo ese birakwiriye? Kandi si igisubizo gusa ku Rwanda, no mu zindi gahunda hari igihe ibihano bishyirwaho hashingiwe ku
ku nyungu z'ufite byinshi atanga kurusha undi. Yego, bityo bikajya ku ruhande rw'utanga byinshi cyangwa uzafasha kurusha abandi. Iyo umuntu azi ko akurura byinshi ahantu runaka, arushaho gushyigikira aho hantu niyo haba hari amakosa. Ese mwemera ko ibintu byose bigarukira ku masezerano y'amabuye y'agaciro? Nicyo muvuga? Biragaragara rwose. Ntabwo nkeneye kubivugaho byinshi, kandi rimwe na rimwe bikorwa nk'uko byakorwaga kera cyane. Hari criticisme nyinshi. Mu bihe bya kera abami boherezaga abakwe babo cyangwa se abana babo kujya gutegeka ahantu runaka ndetse no kuhagenzura, kandi ibyo nibyo biri kuba muri Afurika muri iyi minsi. Yego, baha umuntu uburenganzira bakamubwira bati genda ufate icyo ushaka kandi ukora icyo ushaka muri kariya karere. Ariko niko Afurika ifatwa. Ibi bihugu bikomeye biza hano bikavuga demokarasi n'uburenganzira bwa muntu mu kuboko kumwe, ariko mu kundi kuboko bari gutwara ibyo abantu batunze byose. Niyo mpamvu ari ingenzi ko abayobozi ba Afurika, bamwe muri bo bari hano, bamwe n'abayobozi b'ibigo ndetse n'abandi banyafurika twiha agaciro. Ntiwakomeza kuba ahantu bategereje gusahura n'umuntu wese ufite ubwenge n'imbaraga ndetse no kuza kubikora. Hoya, tugomba gufasha kuvuga hoya. Kandi twabonye hoya, twarayabonye. Ese mwemera ko ibihano ari bwo buryo bwo guhatira ibihugu kwemera ibyo batashakaga? Mwe muzabyemera? Paul Kagame ati ntabwo nigeze nemera gutsindwa no mu bihe bibi kurusha ibi ngibi. Nibyo bibazo, nibyo bihano bigamije. Ibihano n'izindi ngamba zose bigamije kubabaza abantu mu buryo bumwe. Rero biratubabaza, ariko njye mbona twababazwa cyane kurushaho iyo tutaba dukora ibyo dukora ubu ngubu. Buri gihe uba ugomba kubara no gupima ibintu, kandi si ibintu bigoye cyane kuvuga oya, ahubwo rimwe na rimwe ibihenze cyane kuvuga yego ku kintu kitari cyo. None rero turi hano, ariko ibi byose birashira. Ndetse n'abahawe impano yo kudusenya no kuduhungabanya umunsi umwe bashobora kutazabaho ngo babone inyungu zo gukandamiza abandi ndetse no gukora ibidakwiye. Njye mbona muri iki gihugu by'umwihariko muri Afurika cyane cyane twese hamwe dukwiye byinshi twakora kugira ngo tuzamure Afurika ndetse natwe ubwacu tukagena uko dukwiye kuba turi. Kandi ntimukite ku bihugu bikomeye byibwira ko hari ibyo bitunze isi n'ijuru ibindi byose. Ndumva neza ibyo muvuga ku buryo no kutubahiriza amategeko mpuzamahanga igihe bibafitiye inyungu. Twabonye byinshi muri ibi mu isi iri guhinduka cyane, ariko gahunda mpuzamahanga twari dusanzwe tuzi iri gusenyuka. Inzego mpuzamahanga zirimo guhungabana n'ibibazo byo gusenyuka. Mubona Afurika ifite uruhe ruhare muri iyi si nshya, kubera ko bisa nkaho ibintu bizongera kuba nk'uko byari bisanzwe? Njye mbona ibi bitatu Afurika ihura nabyo biri kwiyibutsa gukanguka. Ibi bitatu si bibi byose, njye mbona
bihatira Afurika kwireba imbere kugira ngo ibone ibyo igomba gukora ndetse no kubona umwanya mwiza muri iyi si yuzuyemo akarengane n'ibibazo. For us in this world of those injustices and other challenges.